Nongeye kubasuhuza kandi nongeye kubaha ikaze kuri Ruyenzi TV show, amahoro y'Imana akomeze kubana namwe. Ndabifuriza Noheri nziza, umwaka mushya muhire wa 2025, uyu wa 2024 muzawurangiza amahoro, muzawusoza amahoro, kandi abantu baba bafite ibibazo, bagize ibyago, babuze ababo, nkomeje kubihanganisha mbakomeza, mwiringire Kristu niwe ukomeza abantu be. Hanyuma abarwaye nabo ndabakomeje, Imana yo mu ijuru ikiganza cyayo cyururuke kibakoreho kibakize. Muri iyi si biragoye, uyu munsi biba ari byiza, ejo ari bibi, ibihe bihora bisimburana iteka, n'umubwiriza yarabivuze ngo hari igihe cyo kurira n'igihe cyo kunezerwa, igihe cy'umubabaro n'igihe cy'ibyishimo. Rero muri iyi si dufashe igihe mu rugendo, dufashe igihe mu ntambara. Mukomere kandi mukomerere mu Mwami Yesu. Kristo niwe womore inguma z'abababaye, Kristo niwe ukomeza abafite ibibazo kandi akabarengera. Amina. Yesu nashimwe cyane. Rero uyu munsi tugiye kwiga ku ijambo ry'Imana dusanga muri Matayo igice cya 2 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 12. Twihute dusome. Haravuze ngo Matayo igice cya 2 umurongo wa mbere kugeza ku murongo wa 12. Haravuze ngo abanyabwenge baramya Yesu. Uwo ni umutwe w'amagambo. Igice cya 2 umurongo wa mbere uravuga ngo Yesu amaze kuvukira i Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya ku ngoma y'umwami Herodi, haza abanyabwenge baturutse iburasirazuba bajya i Yerusalemu, barabaza bati, umwami w'Abayuda wavutse ari hehe? Abo ni abanyabwenge. Ko twabonye inyenyeri ye turi iburasirazuba, none tukaba tuje kumuramya. 3 haravuga ngo umwami Herodi abyumvise ahagarika umutima n'ab'i Yerusalemu bose, ateranya abatambyi bakuru n'abanditsi bose b'ubwo bwoko, ababaza aho Kristo azavukira ahariho. 5 bati ni i Betelehemu mu gihugu cy'i Yudaya, niko byanditswe n'umuhanuzi ngo nawe Betelehemu ho mu gihugu cya Yuda, ni ukuri nturi muto mu midugudu ikomeye ya Yuda, kuko muri wowe ariho hazaturuka umutware uzaragira ubwoko bwanjye bw'Abayisiraheli. Nuko Herodi ahamagara abanyabwenge rwihishwa, abasobanuza neza igihe baboneye ya nyenyeri. 8 abatuma i Betelehemu ati nimugende musobanuze neza iby'uwo mwana, nimumubona muze mubimbwire nanjye njye kumuramya. 9 bamaze kumva umwami baragenda, kandi ya nyenyeri babonye bakiri iburasirazuba ibajya imbere, irinda igera aho uwo mwana ari ihagararaho. 10 babonye iyo nyenyeri baranezerwa cyane. Bageze mu nzu basangamo umwana hamwe na nyina Mariya, barapfukama baramuramya, maze bahambura imitwaro yabo bamutura amaturo y'izahabu n'icyome n'ishangi. Baburizwa n'Imana mu nzozi gusubira kwa Herodi, banyura iyindi nzira basubira iwabo. Amina. Yesu nashimwe cyane. Hano baratubwira abungeri muri Bibiliya za mbere. Hano batubwira abanyabwenge, ariko muri Bibiliya ni iza kabiri batubwira abanyabwenge, ariko muri Bibiliya za mbere batubwiraga hari handitse abungeri. Abungeri bari bari ku gikumba barinze umukumbi. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Abo bungeri rero nibo Imana yabonekeye, nibo babonye Kristo bwa mbere, nibo Imana yabonekeye ibereka Kristo. Haleluya.
rero Kristo yaravutse, Kristo yavutse ku bwanjye, Kristo yavutse ku bwawe, Kristo yavutse ku bw'umuntu wese. Haleluya. Ese Kristo, kuvuka kwa Kristo nk'abakristo kudusobanurira iki? Kutwereka iki? Kutwigisha iki? Haleluya. Noheri itwigisha iki? Noheri ni ingarukamwaka, iza buri mwaka itariki 25 z'ukwa 12 za buri mwaka habaho Noheri, bisobanura ivuka rya Yesu. Rero ntago kuba Noheri iba ntago bivuze ngo Noheri irabaye tugiye kwishimisha, tugiye kurya, tugiye kunezerwa. Yego nabyo ni byiza, ariko se Kristo uvutse avukiye mu mutima wawe umeze gute? Haleluya. Kristo uvutse avukiye mu mutima wanjye umeze gute? Kristo uvutse avukiye mu mitima yacu imeze gute? Haleluya. Kristo ntabwo ajya ahantu handuye. Yesu nashimwe. Kristo ashaka kujya ahantu hasukuye, umutima utarimo ibyaha, umutima utarimo urwangano, umutima utarimo ibibi bitekeyemo, umutima utarimo ibibi byose. Kristo avukire, mbifurije ko Kristo avukira mu mitima yanyu kurusha uko avukira mu kurya, mu kugira gute. Oya, avukire mu mitima yanyu. Kristo agomba kuvukira mu mitima yacu. Haleluya. Rero hano baratubwira ukuntu Kristo yavukiye, batubwira ukuntu Kristo yavukiye mu kiraro cy'inka. Kuba Kristo yaravukiye mu kiraro cy'inka, yari afite ububasha bwo kuba yavukira ahantu hakomeye runaka. Haleluya. Ariko kubwo kwicisha bugufi, kubw'uko yicishije bugufi, haleluya, aremera avukira mu kiraro. Haleluya. Yari yabuze aho imitima iyisukuye yavukiramo. Kuba Kristo yaravukiye mu kiraro, yari yabuze imitima myiza isikuye, yabuze umutima w'umuntu muzima, yabuze umutima mwiza yavukiramo, aremera ajya kuvukira mu kiraro. Haleluya. Tugerageze Kristo. Noheri isobanura ivuka rya Kristo, ariko tugerageze Kristo avukire mu mitima yacu. Nicyo kintu numva nabifuriza. Nitwizihize Noheri gusa turya, tunywa, dusohoka, dusura imikino. Yego ni byiza, ni iby'igiciro, ariko twizihize Noheri imitima yacu isukuye, imitima yacu ifite umucyo, imitima yacu nta kintu n'iki na kimwe kirimo kidutandukanya n'Uwiteka. Iyo dufite ibyaha, ntago Kristo yavukira mu mitima yacu, ntago bishoboka. Haleluya. Muri Yobu haravuga ngo kubaha Uwiteka. Yobu 28 umurongo wa 28 aravuga ngo kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Haleluya. Kubaha Uwiteka nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Yesu nashimwe. Rero niboreke Kristo avukire mu mitima yacu, Kristo aze asanga imitima yacu ikeye. Haleluya. Yesu nashimwe. Noheri ibe kwibuka ko Kristo agomba kuvukira mu mitima yacu ikeye. Yesu nashimwe. Twagiye dukomeze muri Yesaya 40, Yesaya 40 umurongo wa 3 kugeza ku murongo wa 4. Umutwe w'amagambo uravuga ngo ijwi ry'urangurura mu butayu. Haleluya. Umurongo wa 3 uravuze ngo nimwumve ijwi ry'urangurura, ngo nimutunganyirize Uwiteka inzira mu butayu, mugororere Imana yacu inzira nyabagendwa mu kidaturwa. Kane, igikombe cyose kizuzuzwa, kandi umusozi wose n'agasozi bizaringanizwa, n'ahagoramye hazagororwa, n'inzira zidaharuye zizaharurwa. Amina. Hano Yohana ni wowe wabaye integuza. Hano ijwi ry'urangurura mu butayu. Yohana ni wowe wabanje kuza mbere ya Yesu Kristo.
niwe wabaye integuza ya Kristo. Haleluya. Yohana niwe mubyibuka neza, niwe waje araza aba integuza, avuga kuza k'umwami wacu Yesu Kristo, niwe wabaye integuza y'ukuntu Yesu Kristo azaza, niwe wabaye ijwi ry'urangurura, niwe ijwi ryarangururiye mu butayu. Haleluya. Yesu nashimwe. Yohana niwe wabaye integuza ya Kristo. Ese twebwe mu mitima yacu turumva neza ko Kristo agiye kuvukira muri twebwe? Haleluya. Hano abungeri, aba banyabwenge ni abantu bubahaga Imana. Ntabwo Imana yakora ikosa yo gutuma abantu batayubaha ngo mugende kuramya umwana wanjye Yesu. Oya, ni abantu bubahaga Imana, bahuraga ku gikumbi bashumbye umukumbi w'Imana. Haleluya. Marayika ababonekera abona nta kibi kibariho. Haleluya. Natwe duharanire ko marayika atubonekera kugira ngo Kristo avukire mu mitima isa neza, kugira ngo Kristo avukire ahantu hasa neza. Haleluya. Yesu nashimwe. Aba banyabwenge baragiye bagenda bayoboza. Imana yo kabyara irabayobora, ibabanyoboza inyenyeri. Ariko Herodi yari afite umugambi mubisha kuri Yesu Kristo. Yari afite ubwoba kuko yari azi ko Kristo agiye kumukura mu bwami bwe. Haleluya. Yari afite ubwoba ko Kristo agiye kumukura mu bwami bwe. Nibwo kwegera ba banyabwenge bagiye kumuyoboza inzira yo kugera kuri Kristo, aho umwana yavukiye. Arababwira, arabihererana, arababwira ati nimugera aho umwana ari muzagaruke mumbwire. Haleluya. Ariko ntabwo ariko byari bimeze. Nta zindi mpuhwe yari afite, yarashakaga kumwica. Haleluya. Ariko Imana yo kabyara, kuko hari icyo yari iteganyirije abantu bayo. Haleluya. Ibonekera ba banyabwenge mu nzozi. Muri Matayo ibonekera abanyabwenge mu nzozi, irababwira ngo ntimusubize inzira mwaciyemo, ahubwo muce mu zindi nzira, kuko umwami Herodi ashaka kwica umwana. Haleluya. Yesu nashimwe. Ese Kristo avukiye mu mitima yacu ikeye? Ese Kristo avukiye ahantu hasa neza? Bakunzi ba Ruyenzi TV Show, mbifurije ko Kristo avukira mu mitima ikeye, mu mitima idafite icyasha, mu mitima yubaha Kristo kandi ikamucira bugufi, kuko ngo Yesu niwe nzira y'ukuri n'ubugingo. Yesu niwe nzira izatugeza mu ijuru. None se Kristo naza agasanga imitima yacu idakeye, ntago iyo nzira tuzayibona. Duharanire ko rero Kristo ari we aza akavukira mu mitima yacu ikeye, mu mitima yacu yihanye ibyaha. Kandi erega mwa bantu mwe, kujya muri iri juru biragoye. Haleluya. Kujya mu ijuru biragoye. Gerageza, biragoye. Ni inzira ifunganye. Ariko iyo ubashije kubigendamo neza, iyo ubashije kubyitwaramo neza, iyo ubashije guhagarara gitwari ukemerera Kristo akaba ari kuyobora, ni ukuri nta kabuza iby'isi, ubutunzi bw'isi urabubona, ndetse Imana ikaguha n'ubugingo bwayo. Haleluya. Nta handi hantu naboneye umunezero muri iyi si atari muri Kristo Yesu. Kristo niwe utanga umunezero, Kristo niwe utanga ubuzima buzima, Kristo niwe utanga ibyo kurya, Kristo niwe utanga igikundiro, Kristo niwe utanga amahoro yo mu mutima. Kristo niwe byose, kuko iyo ufite Kristo uba ufite byose. Ufite uwo mwana aba afite n'ubugingo. Haleluya. Yesu nashimwe. Mbifurije rero ko Kristo avukira mu mitima yanyu isukuye. Mbifurije ko Kristo abareba akabishimira. Mbifurije kugira ihirwe, ishya n'ibyiza biturutse mu gihugu cyo mu ijuru. Mbifurije amahoro yo mu mutima. Mbifurije kuzaragwa ijuru, ubwami bwo mu ijuru. Haleluya.
Mbifurije rero noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2025, uzababere umwaka mwiza, uzababere umwaka w'imigisha iturutse mu ijuru, uzababere umwaka w'uburumbuke, uzababere umwaka w'amahoro n'ibyishimo. Hari igihe uyu mwaka waba urangiye warakubereye mubi, waragize gute, ariko nkwifurije gutangira umwaka wa 2025 mu munezero, mwihirwe, kandi imishinga yose mufite bakunzi ba Ruyenzi TV Show, bifurije ko umwaka wa 2025 muzayikora mukayinoza neza. Haleluya, haleluya, haleluya. Ndabakunda cyane cyane cyane. Mukomeze mugubwe neza, bashishikariza gukora subscribe, like na comment, mutubwira uko tugomba kubigenza, uko tugomba kubikora, kandi mbashimira by'umwihariko buri muntu wese ukomeje kuduhamagara aduha ibitekerezo, atubwira uko tugomba kubigenza, uko tugomba kubitwara, abakomeje kutwandikira, abakomeje kutuvugisha, abo bose muri rusange ndabifuriza umwaka mushya muhire wa 2025, kandi mbashimira ubwiza buturutse mu gihugu cyo mu ijuru, kandi mbifuriza kurama. Haleluya, haleluya. Rero reka tubasengere, tubifurize no kuzagira noheli nziza n'umwaka mushya muhire wa 2025. Turagushimiye Kristo, uri Imana y'amahoro kandi uri Imana ishobora byose, ugira neza bugacya bukira. Ndagushimiye Kristo ko uduhaye kurangiza umwaka amahoro, Uwiteka nubishimirwe. Mwami wanjye, hari benshi batambutse, hari benshi bitahiye, hari benshi bafite ibibazo bitandukanye, hari benshi barwaye, ariko ni ukuri twebwe waraturinze, si ku bwacu ni ku bwawe Kristo, izina ryawe nirihabwe icyubahiro. Iyi minsi rero myiza utwongereyeho yo kurama, Uwiteka Imana, reka itubere iminsi yo kunoza ibyo tutari tunegeje, yo kukwegera kurusha uko byari bimeze Kristo. Reka iyi minsi uduhaye tuyikoremo ibyiza, mu izina rya Yesu Kristo ujye udushoboza. Mwami wanjye, Yesu wanjye, sabiye umugisha buri muntu wese ukurikira Ruyenzi TV Show, amahoro y'Imana akomeze kubana nawe, kandi mbifuriza kuzagira noheli nziza no kuzarangiza uyu mwaka amahoro wa 2024, kandi bagatangira 2025 mu munezero. Amina, amina. Shalom, shalom. Ndabakunda cyane.